Yesu ashimwe. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twifurije umugoroba mwiza ndetse n'umunsi mwiza, nubwo turimo kugana ku musozo wawo, ariko tubifurije ibyiza Uwiteka atanga. Mwakire amahoro y'Imana, mwakire umugisha w'Imana, mugubwe neza muri byose, kandi nibyo tubifuriza nk'uko Yohana yabwiraga Gayo, akavuga ati mwene data, muvandimwe, icyo nkwifuriza nuko wagubwa neza muri byose nk'uko ubugingo bwawe buguwe neza. Haleluya. Nanjye nicyo mbifuriza muri uyu mugoroba, yuko mwagubwa neza muri byose nk'uko mu mwuka wanyu cyangwa se mu bugingo bwanyu haguwe neza. Haleluya. Nutaguwe neza kandi wumve ukwiriye kugubwa neza, kuko niwo mugambi w'Imana. Ntago Imana ishaka ko ubaho mu buzima bubabaje, bugowe, burushye, buremerewe. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavugaga muri Matayo, akavuga, yemwe abarushye n'abaremerewe, muze munsange ndabaruhura. Haleluya. Wumve kuri uyu mugoroba uguwe neza, wakira amahoro y'Imana, wumve ufite ubuntu bw'Imana, wumve ufite kwizera Imana, wumve ukunze Imana, wumve uyishima mu mutima wawe. Haleluya. Utitaye ku bikuzengurutse, utitaye ku byo urebesha amaso uyu mwanya, ariko uzamure umutima wumve uwushyize ku Mana, wumve urushaho kumva wizeye Imana. Bihuye n'umutwe w'amagambo dushaka kuvugaho kuri uyu mugoroba, uvuga ngo shyira ibyiringiro byawe muri Kristo Yesu. Haleluya. Shyira ibyiringiro byawe muri Kristo Yesu. Ubuzima bwacu bwose uko buri muri iyi si bushingiye mu Mana, bushingiye muri Kristo, kuko Imana ngo yasanze urukundo, kubera yakunze abantu mu isi, yabonaga abantu bagowe, barushye, baremerewe mu isi, bameze nabi kubw'icyaha cyabatandukanije nayo. Noneho ngo kubw'urwo rukundo itanga umwana wayo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero ni ibintu by'agaciro kuba nawe wabiha agaciro, yuko Imana yaguhaye agaciro igatanga umwana wayo, kugira ngo muri we ubone ubuzima, kugira ngo muri we ubeho, kugira ngo muri we ugubwe neza, kugira ngo muri we ushobore kugira aya mahoro twavugaga yo mu mutima. Ni mpamvu Yesu yavuze ati, mbasigiye amahoro, mbaye amahoro yanjye, amahoro yanjye ndayabahaye. Ntabwo mbaha nk'uko isi itanga, ntabwo atanga amahoro nk'ay'isi yatanga. Burya amahoro y'isi ashingiye ku byo twabonye byiza, nibyo bituma tugira amahoro. Ariko Yesu aravuga, amahoro ntanga yanjye ntabwo ashingiye kuri ibyo, ni amahoro yo mu mutima ahora atuma umuntu afite amahoro, nubwo haba hari ibimukomereye, nubwo haba hari ibimugoye, ariko akaba afite amahoro yo mu mutima. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero mwene data, wumve ubihisemo nawe, ni ibintu umuntu ahitamo. Uhitemo kumva ushyize ibyiringiro byawe muri Kristo, kugira ngo ushobore gukomezwa no kubaho mu buzima bunezerewe, bumeze neza, bwishimiye Imana. Kadusome ibyanditswe mu Migani 22 umurongo wawo 19, cyangwa reka duhere ku murongo wa 17. Umutwe w'amagambo uravuga ngo, inama umunyabwenge atanga. Inama umunyabwenge atanga. Umunyabwenge ninde? Umunyabwenge ni nyir'ubwenge. Nyir'ubwenge bwose ni Uwiteka umwami Imana, ni Kristo umwana wayo, ngo kubera ko ari we bwenge bw'Imana. Haleluya. Aho niho uwo niwe utanga inama, uwo niwe uvugana nawe kuri uyu mugoroba kunyura muri iri jambo. Nuko arimo aratanga inama mu buzima bwawe zatuma ushobora kubaho uguwe neza, ufite amahoro, ufite ibyiringiro muri we. Tega ugutwi wumve amagambo y'umunyabwenge, kandi umutima wawe ushishikarire kumenya ubwenge bwanjye. Haleluya. Umutima wawe mwene data ushishikarire kumenya ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana buri mu ijambo ryayo. Amatwi yawe yatege kugira ngo wumve amagambo y'Imana. Aya magambo y'Imana tuba tuvuga niyo ari mu bwenge bw'Imana, kandi niyo azana amahoro yo mu mutima twavugaga, niyo azana ibyiringiro mu buzima bw'umuntu. Kuko ari byiza nubikomeza mu mutima wawe, bigahora mu kanwa kawe. Haleluya.
kuko ari byiza nubikomeza mu mutima wawe bigahora mu kanwa kawe. Aya magambo ntatandukane n'akanwa kawe, kandi agahora mu mutima, agahora mu mutima uyameditaho, uyatekerezaho, uyibwira. Haleluya. Kuko ni amagambo y'ubwenge, ni amagambo y'ubwenge, ubwenge butari ubw'abanyabwenge ba hano mu isi, oya, ahubwo ubwenge bw'umunyabwenge ari we Uwiteka umwami Imana, ari we Kristo umwana w'Imana, we bwenge bw'Uwiteka. Haleluya. Uwo nguwo niho dushyira ibyiringiro byacu, uwo niwe twiringira tugakomera. Hasi ku murongo ukurikiye baravuga ngo nabikumenyesheje uyu munsi wowe ubwawe, nabikumenyesheje uyu munsi wowe ubwawe. Mwene data wowe ubyumva nanjye ubivuga uyu mwanya, Uwiteka niko abitumenyesha uyu munsi ubwacu, atari kunyura mu bandi, ahubwo ubwawe nanjye ubwanjye. Yesu nashimwe cyane. Wowe ubwawe nanjye ubwanjye, Uwiteka arimo kubitumenyesha uyu munsi, Uwiteka arimo kubitumenyesha umugoroba, arimo kutumenyesha ayo mabanga y'ubwenge, iby'ubwenge bishobora gukubeshaho, bishobora gutuma wumva ushoboye kubaho muri iyi si yabigoye, iruhije abantu benshi, ariko ugashobora kwibamo kubera ko ufite ubwenge bw'Imana. Ubu bwenge bw'Imana ndagumye kuvuga yuko ubu bwenge bw'Imana ni Kristo umwana wayo, kandi ari muri wowe nanjye, ari muri twebwe. Tugomba kuba dufite ubu bwenge bw'Imana. Ni byiza kubitega amatwi, ni byiza kubyibwira amanywa na nijoro, kubitekerezaho, kugira ngo bibe ikintu kimwe mu buzima bwawe, bibe ibigize ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ngo kugira ngo ibyiringiro byawe bibe ku Uwiteka. Haleluya. Kugira ngo ibyiringiro byawe bibe ku Uwiteka. Mwene data, ibi twavugaga ibyiringiro byawe bike muri Kristo, kugira ngo ibyiringiro by'Imana bibe muri wowe, cyangwa ibi byiringiro tuvuga byo muri Kristo bibe muri wowe, bituruka muri aya magambo y'ubwenge, biva muri iri jambo ry'ubwenge. Ijambo ry'ubwenge rivuga iby'amabanga y'ijuru, rivuga iby'Imana ivuga bikomeye, bitari iby'abantu bavuga. Kubera ko iby'abantu bavuga bigira igihe binanirwa, bigira igihe bidakora, bigira igihe bivuye kuri mode, bifite uburyo, bifite challenges zitandukanye. Haleluya. Ariko ibi ngibi turimo kuvuga by'ubwenge, by'ijambo ry'Imana, hejuru batubwiye ngo tega amagambo yanjye, utege amatwi amagambo yanjye, amagambo y'ubwenge. Haleluya. Ayo magambo ngo niyo azana ibyiringiro mu muntu, mu buzima bw'umuntu, kugira ngo ibyiringiro byawe bibe ku Uwiteka, kugira ngo ibyiringiro byawe bibe ku Uwiteka. Bene data, iyo tuvuga aya magambo y'ubwenge yo mu buryo bw'ijambo ry'Imana, nuko umuntu ashobora gufata kumva amagambo amwe n'amwe y'abanyabwenge turimo kuvuga muri iyi si, cyangwa se mu bitekerezo by'abantu batandukanye muri iyi si, none bikazana ibyiringiro muri wowe. Ariko bene ibyo byiringiro ntabwo biba bikomeye, ibyo byiringiro bikoza n'isoni. Kandi Bibiliya avuga ngo ibi byiringiro turimo kuvuga byo mu buryo bw'ijambo ry'Imana, byo muri Kristo Yesu, ngo ntabwo bikoza isoni. Bene ibyo byiringiro ntabwo bikoza isoni, kuko ibyo byiringiro biri muri Kristo umwana wayo. Iyo dufite uwo mwana wayo muri twe, tukaba dufite ibyo byiringiro byo muri Kristo, tuba dufite ikintu gikomeye mu buzima bwacu, tuba dufite ikintu kidakurwaho, tuba dufite ikintu kitaba expired, cyangwa kitagira igihe cyo kurangira. Haleluya. Gihoraho iteka ryose, kubera ko iri jambo ry'Uwiteka rihoraho iteka ryose. Bibiliya avuga ngo isi n'ijuru bizakurwaho, ngo ariko ijambo ryanjye, haleluya, ariko ijambo ryanjye rizahoraho iteka ryose. Ijambo ry'Uwiteka impamvu rihoraho iteka ryose, nuko iri jambo ntushobora kwitandukanya n'Imana, iri jambo ntushobora kwitandukanya na Kristo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bivuga ngo icyo ufite cy'ijambo ry'Imana muri wowe, cy'amagambo y'Imana, cy'amagambo y'ubwenge, ufite Imana muri wowe, ufite Kristo muri wowe. Haleluya. Bako ufite ibyiringiro bikomeye bitanyeganyega. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya ivuga mu byanditswe nanone ikavuga ngo ibyo byiringiro mu Bagalatiya, ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika umutima. Haleluya. Ibyo byiringiro byo mu ijambo ry'Imana
byo dukura muri Kristo Yesu biba bimeze nk'ikintu gitsika umutima kiwemeza. Haleluya. Ibyo byiringiro bitsika umutima bikawemeza, bikavuga ngo uzabaho mu izina rya Yesu, bizashoboka mu izina rya Yesu, ntago bizananirana, siko bizaba kubategereza Uwiteka. Haleluya. Kubera yuko ayo magambo ngo ameze nk'igitsika umutima. Haleluya. Biratsika umutima, birawemeza, birawukomeza mu yandi magambo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bene data, muri iyi si irimo ibibazo bitandukanye kandi inyeganyega uko bwije uko bukeye, muri iyi minsi muri iyi myaka ibiri, uko imyaka ibiri igiye gushira, tumaze iyo myaka igera kuri 2, harabura amezi angahe mu kwa gatatu tuzaba twujuje imyaka 2. Ni ukuvuga ko iyo myaka ishize tunyeganyizwa na covid. Haleluya. Tunyeganyizwa na covid-19. Ariko reka mbwiye mwene data, umuntu ufite ijambo ry'Imana, umuntu ufite aya magambo y'ubwenge mu buzima bwe y'ijambo ry'Imana, nagapfa kunyeganyizwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Haleluya. Icyo ni kikwereka yuko covid kunyeganyeza abantu, ni kikwereka yuko ku isi nyine ibyaho ni ukunyeganyega. Ariko ibyo byiringiro bidakoze isoni, ibyo byiringiro bitanyeganyega, biba mu muntu, bibaye ibyo ngo kugira ngo ibyiringiro byawe bibe mu Uwiteka, bibe ku Uwiteka. Haleluya. Ibyiringiro byawe mwene data bishikamye mu Mana, bishikamye muri Kristo, bishikamye mu ijambo ry'Uwiteka, biba bitsika umutima wawe, biba biwemeza iby'ukuri by'ijambo ry'Imana, biwemeza biwubwira ngo Kristo yaravuze ngo kuko ndiho muzabaho. Ntago wananirwa kubaho kubera situation, kubera ikibazo runaka. Oya, kubera ko Kristo ariho uzabaho. Yesu nashimwe cyane. Ibyo ni by'ijambo ry'Imana ritsika umutima, bikwemeza, bigukomeza, bikubwira ngo niko biri ku Mana, niko biri ku Mana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero ubwo buzima uba ubukeneye, nanjye mbukeneye, kandi nibwo buzima bw'iteka ryose, nibwo buzima bukomeye burenze ubundi buzima bwose wagerageza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hasi aravuga ku murongo wa 29, akavuga ko 29 wa 20 nako akavuga, mbese sinakwandikiye ibyiza by'inama n'ibyo kumenya. Sinakwandikiye ibyiza by'inama n'ibyo kumenya. Haleluya. Nuko ubu buryo bw'ijambo ry'Imana harimo ibyiza by'inama, inama nziza z'ubwenge, inama z'Imana zitari inama z'abantu. Kubera ko inama z'abantu buriya zishobora kutagira umumaro. Dushobora gukora inama tukemezanya ibintu bimwe, ariko ntibigire umumaro, ntibigire n'umusaruro. Ariko inama z'Imana zirashikamye mu ijuru, kubera ko ni ijambo ry'Imana rishikamye mu ijuru, ridafite ikintu kirenyeganyeza, ridafite ikintu cyariburizamo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngo nibyo kumenya mwene data, ibi byiza ugomba kuba uri umuntu ufite umwete wo kubimenya, wo gushaka kubimenya. Kubera ko mu buryo bw'ijambo ry'Imana hari uburyo umuntu ahirimbana ngo abimenye, hari uburyo umuntu ahirimbana ngo abishakishe, yumve abimenye, yumve abisobanukiwe, bitangire gukora mu buzima bwe, kandi bikora ibikomeye, bikora ibitangaza n'ibimenyetso. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Adusome Abakorinto. Ubu buryo bwo kuvuga ngo ibyiringiro byacu bibe ku Uwiteka, bibe mu Mana, hanyuma n'uburyo tubihuza no kuvuga ngo biri muri Kristo, n'ibyiringiro dufite muri Kristo bibe muri Kristo ibyiringiro byawe. Haleluya. Uko twavuze ngo shyira ibyiringiro byawe muri Kristo, no kubera iki? No kubera ko uyu nguyu yatwunze n'Imana, yatwunze n'Imana. Ibyiringiro byacu bifite ishingiro, bifite uruvugiro, bifite impamvu. Haleluya. Bifite impamvu mu yandi magambo. Dusome Abakorinto ba 2, urwandiko Paulo yandikiye Abakorinto rwa 2 ibice 5 duhere ku murongo wa 16. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko none ntitukimutekereza dutyo. Haleluya.
kera aba bayuda n'abafarisayo n'abandi n'abanditsi bajyaga batekereza Kristo mu buryo nk'ubu ngubu barimo kutubwira ngo nicyo gituma uhereye none tutazajya dutekereza dukurikije amasekuruza. Bamutekerezaga bakurikije amasekuruza bavuga uriya si wa wundi wo kwa Mariya, uriya si wa wundi wo kwa Yosefu, bakamureba muri ubwo buryo bigatuma bamuhinyura, ntibumve imbaraga zimurimo cyangwa ubuzima murimo cyangwa agakiza kari murimo cyangwa imbaraga ziri muri we zishobora gukora ibintu bikomeye mu buzima bwabo. Haleluya. Ni nayo mpamvu no muri ubu buzima tukirimo n'uyu munsi hari abantu bareba Kristo muri ubwo buryo, bakavuga se uwo nguwo ubundi muvuga wanyu ni muntu ki? Haleluya. Ariko biriya tubwira yuko nta muntu n'umwe wigeze kumenya Imana, ngo umwana wayo w'ikinege niwe wayimenyekanishije. Ntushobora kuvuga ngo uzi Imana cyangwa usobanukiwe Imana cyangwa usobanukiwe ibyiringiro ufite muri yo utabifite muri Kristo, utazi Kristo umwana wayo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero Kristo ntago tukimureba muri ubwo buryo bw'ayo masekuruza bwa kera. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bibaye bihindutse bishya. Haleluya. Nuvuga ko mu buryo bwo kureba umuntu n'uburyo tuvuga barebaga Kristo muri ubwo buryo, ni nako usanga abantu batureba bakavuga uriya ntitwiganye, uriya simuzi, uriya simuzi, uriya simuzi so kwa kanaka, uriya ntibimeze gutya na gutya, uriya ni yahoze ari umusilamu. Ibyo bintu bibere nk'ibyo ngibyo, abantu bakakureba muri ibyo bintu bya kera. Ariko Bibiliya avuga ngo muri Kristo Yesu, haleluya, umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Turi abantu bashya, turi ibyaremwe bishya, turi abantu badasanzwe, turi abantu bafite ubwenge bw'Imana, turi abantu bafite ubwiru bw'Imana mu buzima bwacu, turi abantu bafite ibyiringiro mu Mana bikomeye biri muri Kristo Yesu. Haleluya. Bidatuma tunyeganyezwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, bitandukanye n'uko twari turi kera. Haleluya. Bitandukanye n'uko twari turi kera. Munsi akavuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Haleluya. Ibyo byose turimo kuvuga, n'ibyo byiringiro turimo kuvuga, n'ayo masekuruza, n'ibyo bya kera byashize byose, ngo bituruka kuri Kristo wiyunze watunze n'Imana. Haleluya. Bituruka kuri Kristo. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Iyi Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo imutanze ku musaraba Golgotha kugira ngo ibya kera bikurwaho mu izina rya Yesu, kugira ngo twezwe dutunganywe, ibyo twashinjwaga bya kera, ibyo twaregwa bya kera bikurwaho n'amaraso y'umwana wayo. Igihe tumaze kumwakira tuba dukuweho byose, tugahinduka ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu. Haleluya. Ibyiringiro bigatangira kumvikana no kugaragara muri Kristo umwana wayo. Haleluya. Mwene data, umenye ngo uri icyaremwe gishya kandi Imana yiyunze nawe ku bwa Kristo umwana wayo. Imana yiyunze nawe, ibya kera byararangiye, urubanza rwakuregaga rwararangiye, ibyo washinjwaga byararangiye. Uri icyaremwe gishya, uri umuntu mushya muri Kristo Yesu, ufite ibyiringiro bishya kandi bikomeye by'ubuzima bw'ejo hazaza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, aya magambo ni amagambo y'ubwenge, nkuko mu migani batubwiraga. Ni amagambo y'ubwenge ugomba kwitaho, ugomba gutekereza, ugomba kwibwira amanywa na nijoro, ugomba kugenderamo. Haleluya. Kugira ngo agufashe ushobore kugira ibi byiringiro bikomeye mu Mana. Kandi reka mbabwire, umuntu wese ubayeho adafite ibyiringiro aba yapfuye. Haleluya. Gupfa kuba kwarangiye, kunanirwa kuba kwaje, gutsindwa kuba kwaje. Ariko ibyiringiro bishoboka kuba wenda ubifite mu bantu, bishoboka kuba wenda ufite mu mashuri, bishoboka kuba wenda ufite mu mafaranga ufite, ariko umenye neza ngo ibyo byiringiro ntago bifite garanti, kuko amafaranga igihe kimwe twisanga adahari. Bibiliya avuga ngo amafaranga afite amababa, ngo afite amababa araguruka aragenda. Usanga kwa aho yarari yagurutse yahavuye, ugasanga yagurutse yaje kutaru yafite. Haleluya. Rero nuvuga ko ibyo amafaranga ntago yatanga ibyiringiro, amasomo ntago yatanga ibyiringiro,
ushobora kuba ufite ibitabo, ufite za degree, ufite masters, ufite za PhD n'ibintu bitandukanye, waba ufite ubumenyi butandukanye, ariko ntabwo bitanga ibyiringiro, kuko umuntu wabuze akazi yarize amashuri ye usanga yaracanganyikiwe agenda hano mu muhanda. Benshi turababona, ukabona umuntu aragenda yivugisha bimucanze bimuyobeye. Kubera iki? Kubera yuko nta byiringiro afite. Yari abifite mu mashuri ye, yari abifite mu masomo yize, none akazi yarakabuze, ibyiringiro ntabwo bihari. Haleluya. Mwene data, kura amaso, kura ibyiringiro byawe mu kintu kiri muri iyi si cyitwa ko gishobora kunyeganyega. Haleluya. Uhindure, ushyire ibyiringiro byawe mu Mana, muri Kristo umwana wayo, we wakumeneye amaraso. Haleluya. We wagupfiriye, we wabambwe ku bwawe. Uwo niwe wenyine ibyiringiro twabishyiramo, tukamenya ngo n'iby'iteka ryose, n'iby'igihe cyose bifite garanti. Haleluya. Ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Haleluya. Ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Bene data, reka mbabwire, dufite n'umurimo wo kunga n'abandi, kunga abantu n'Imana. Izo nshingano turazifite mu buryo bwo kuvuga Kristo, bwo kubamenyesha yuko Kristo abakunda, kuko Kristo niwe Imana yiyuze natwe muri Kristo Yesu, ku bwa Kristo. Haleluya. Ukumenyesheje abantu Kristo, abantu biyunga n'Imana muri Kristo uwo nguwo bamenyesheje. Ubwo nibwo buryo Imana yaduhaye kuyunga n'abandi. Haleluya. Kutuma habaho iyo reconciliation. Nigeze kubivuga, reconciliation ntago ije muri iki gihe, ni ya kera, niyo ku Mana. Haleluya. Umva ukwiye no kwiyunga n'abantu batandukanye mwaba mufitanye n'ibibazo, ureke kubaho ufitanye n'abantu ibibazo, ufite amakimbirane, kuko iyo mu mutima harimo amakimbirane ntabwo habamo ibyiringiro. Ntabwo ushobora kugira ibyiringiro bikomeye bishikamye kandi ufite amakimbirane mu mutima wawe, ufite intonganya mu mutima wawe. Haleluya. Umutima wawe harimo kuvuga hasakuza, ntabwo wabasha kumva ibi by'ubwenge, ntabwo wabasha kubitekerezaho, ntabwo wabasha kubyibwira, kubera ko mu mutima wawe harimo rwaserera, harimo ibindi bintu bidafite umumaro. Ariko Imana ishimwe, kubera ko yaduhaye kwiyunga nayo kubw'umwana wayo Yesu Kristo. Bivuga ngo ushobora no kwiyunga n'abandi binyuze muri Kristo umwana wayo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ubu bumwe n'ubwiyunge wumve bukureba muri Kristo burashoboka. Hari igihe abantu bamwe bavuga ubumwe n'ubwiyunge buragoye. Rero mbabwire, uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bugerageza kubyigisha abantu no kugira ngo habeho ubwo bumwe n'ubwiyunge, wowe ukaba wumva byarakunaniye udashaka no kubyumva, nibura hindukira ubyigire muri Kristo. Hanze niba byanze, uburyo babyigisha niba byanze, hindukira ubyumvire muri Kristo, biraza gukunda. Haleluya. Biraza gukunda. Kristo araguha ubuntu, Kristo araguha ubu bwenge n'ubwenge ubu ngubu, biraza kugufata mu izina rya Yesu, ushobore no kumva ushoboye kwiyunga n'Imana. Hari n'abantu batarumva ko biyunze n'Imana, bahora bishinja, bahora bumva Imana iri bubice, bahora bumva Imana ibareba nabi, bahora bumva Imana ibareba igitsure. Haleluya. Kubera yuko ntabwo basobanukiye yuko Imana yiyunze nabo muri Kristo Yesu, yiyunze nabo ku bwa Kristo umwana wayo. Haleluya. Iyi Imana yiyunze natwe ku bwa Kristo umwana wayo, ntiyabikitubaraho urubanza rw'ikintu icyo ari cyo cyose. Umva ukuntu bavuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Haleluya. Urabyumva? Kuko Imana ariho yiyungiye n'abantu bose bo mu isi muri Kristo, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Yesu Kristo yatumye wiyunga n'Imana ku buryo Imana itakikubaraho ibicumuro byawe, ku buryo Imana itakikubaraho ibyo wibwira wowe utekereza. Uhora ureba Imana nkaho ari umushinjacyaha cyangwa ari umugenzacyaha. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nabo ngabo bakora iyo mirimo ari abagenzacyaha, bakigenza nyine ku banyabyaha, ntabwo bakigenza ku bantu bose. N'abashinja ibyaha babishinja abanyabyaha, ntabwo babishinja abantu bose. Haleluya.
nubwo nibwo buryo no kumana bimeze. So nuvuga ko noneho Imana yashinjuye abantu ku bwa Kristo umwana wayo. Ntabwo rero ikibashinja nta kibaburanya, kubera yuko niko ijambo ritubwira ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi none yatubikije ijambo ry'umwuzu. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, irangije kubera ko tubaraho ibicumuro itubitsa ijambo ry'umwuzuro. Haleluya, iri jambo ry'umwuzuro niryo mu migani batubwiye ijambo ry'ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Iryo niryo jambo ry'umwuzuro ryuzuye ritabura na kimwe, ijambo ry'umwuzuro ryuzuye, ijambo ry'ubwenge bw'Imana riri muri twebwe, iryo Imana yatubikije. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo wa 21 niho havuga ngo wa 20 ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ubwo nibwo buryo Imana ivuga yuko nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Uri intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ntabwo intumwa ari babandi bitwa ba apotre gusa na ba posozi, oya, ahubwo twese abari muri Kristo biyunze n'Imana ku bwa Kristo, yatwunze n'Imana, irangije uwo murimo wo kuyunga n'abandi, hanyuma dusigara twitwa intumwa mu cyimbo cya Kristo. Haleluya. Nawe uri intumwa mwene data, ukwiye kuba utumwa ku bantu, ukababwira ibyo kwiyunga n'Imana, ukababwira iby'ibyiringiro byo muri Kristo, ukababwira iby'ubwenge bw'Imana, ukababwira iby'ijambo ry'umwuzuro wabikijwe. Haleluya, kuko urarifite nawe urarifite. Yesu nashimwe cyane. Ngo ndetse ngo bisa naho Imana ibingingira muri twe. Haleluya. N'uyu mugoroba Imana yakwinginga muri twe. Haleluya. Imana yakwinginga muri jewe, kubera ayo magambo nimo kuvuga, n'amagambo yo kwinginga, n'amagambo yo kuguhumuriza, yo kukumvisha yuko utari umuntu uciriweho iteka, yo kukumvisha ko utari umuntu uriho urubanza, yo kukumvisha ko utari umuntu uriho umugayo. Haleluya. Uri icyaremwe gishya, uri umwana w'Imana, ufite ibyiringiro bikomeye muri Kristo, ufite ibyiringiro bikomeye ku Uwiteka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ngo turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Nanjye ubu ndimo kubahendahenda muri ubu buryo bw'ijambo ry'Imana, muri ijambo ry'ubwenge, kugira ngo mwiyunge n'Imana, kugira ngo mwiyunge n'Imana, kugira ngo mwiyunge n'Imana mu cyimbo cya Kristo. Turi mu cyimbo cya Kristo, turavuga mu cyimbo cya Kristo, turavuga mu mwanya wa Kristo, kugira ngo mwiyunge n'Imana. Kandi ubu ngubu hari abantu bamwe batekereza ngo ibi birareba abandi batarakizwa. Oya, nibyo biba bireba abandi batarakizwa, ariko nawe birakureba. Niba uri muri Kristo Yesu, ukaba uri umuntu ukishinja, ukaba uri umuntu ukibaraho ibyaha, ukaba uri umuntu ukishinja, ukiburanya, wumva ugifite ikibazo imbere y'Imana, uvuga banza niyo mpamvu ibyanjye bidatungana, niyo mpamvu ibyanjye bitagenda neza, nuko hari ibyaha, hari iby'Imana imbonaho. Haleluya. Hari umuntu nawe uzinganira nawe karakambwira ngo nyine yumvaga agiye nko kwa muganga, yangiza agasenga akabwira Imana, yumva nyine kwa muganga bagiye kujya muri siyeta, akavuga Mana umbabarira ibyaha byanjye. Haleluya. Urumva abantu nyine bahora bibazi ko hari ibyaha bishinja. Haleluya. Ariko mu ijambo ry'Imana uko twarisomye iravuga ngo niyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, niyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kubera Kristo umwana wayo wayunze nabo. Haleluya. Watumye bungwa n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Rero ushobora no kuba uri muri Kristo uyu munsi unamwizera, ariko ukaba uriho urubanza rwo kuba wowe ubwawe wishinja, wowe ubwawe uvuga ngo ndumva Imana imbabarira ibyaha byanjye. Nibi ariko kwanza nibiyo byo byaha uvuga. Yesu nashimwe cyane. Ukwiye kumenya ko wabibabariwe kera. Ibyo byaha warabibabariwe, ahubwo ugomba kumenya ko wabibabariwe kugira ngo utandukane nabyo burundu. Buriya iyo ibyaha nibyo bikurura ibindi, ibyaha bya attracting ibindi. Haleluya. Iyo muri wowe harimo ibyaha, Paulo niko avuga,
baravuga ngo ariko icyaha kindimo muri jye nicyo kintera gukora icyaha kikurimo nicyo gituma ukora icyaha, kuko cyatarakitinga ibindi, gikurura ibindi. Haleluya. ariko uko umenye ko wababariwe ibyaha, nta cyaha kikiba muri wowe, nta cyaha kikiba mu buzima bwawe, Imana itakikubaraho icyaha, itakubaraho igicumuro, ibyaha bitangira guhunga, kubera yuko ntabwo bifite akito muri wowe, ntabwo bifite icyicaro muri wowe, ntabwo bifite umwanya muri wowe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka kwishinja mwene data, umve ko wunzwe n'Imana, uri umwana w'Imana, urakiranuka imbere y'Imana, uremeye imbere y'Imana, uratunganya imbere y'Imana ku bwa Kristo umwana wayo. Ntabwo ari ku bwawe, si ku bwawe, si ku bwanjye, ahubwo ni ku bwa Kristo wiyunze watumye twungwa n'Imana, Imana ikatubabarira, ikaba itatubaraho ibicumuro byacu. Yesu nashimwe cyane. Uwiteka abaha umugisha, Uwiteka abagwirize ubuntu bwo gushobora guhishurirwa ijambo ry'Imana no kurimenya. Haleluya. Uyu munsi kandi niko mu migani batubwiye, uyu munsi urimo kubibwirwa, uyu munsi urimo kubimenyeshwa, uyu munsi urimo kubyigishwa. Yesu nashimwe cyane. Ntuzavuga ngo ejo ngo nago nari mbizi, nago nabimenye. Oya, uyu munsi urimo kubibwirwa nkuko mu migani batubwiye. Adusome Yeremiya. Adusome Yeremiya ibice byaho 17. Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya, ibice 17, dusome ku murongo waho wa 7 n'uwa 8. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Haleluya. Hahirwa uwo muntu, arahirwa uwo muntu, ni umunyamugisha. Haleluya. Kandi Bibiliya tubwira neza yuko twahawe imigisha yose yo mu buryo bwo mu mwuka muri Kristo. Haleluya. Nuvuga ko nawe urahirwa, nawe ufite umugisha w'Imana, nawe urahirwa mu gihe wakumva yuko wizera Kristo umwana wayo, waramwizeye. Kandi wizeye Kristo ngo bihwanya no gukiranuka ku buzima bwawe. Wizeye Kristo bihwana no gukiranuka, kuko Kristo niwe gukiranuka kw'Imana. Nkuko Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanyirizwa no gukiranuka, nawe igihe wizeye Kristo byahwanye no gukiranuka. Wakiriye gukiranuka utari ukwiriye, uhabwa gukiranuka ko muri Kristo Yesu. Ku bwa Kristo uhabwa gukiranuka. Yesu nashimwe cyane. Rero biravuga ngo urahirwa kuko wizeye Kristo umwana w'Imana. Birahirwa ko wizeye Kristo umwana w'Imana, kandi abamwizeye bose yabahesheje ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Nuvuga ko nawe uyu munsi uri umuntu uhiriwe kubera ko wizera Imana. Mu yandi magambo, wizera Imana mu yandi magambo kubera ko wizeye umwana wayo. Yesu Kristo yabaga asenga muri Yohana avuga ngo ntabwo ngo jye na data baratwanga. Haleluya. Jye na data baratwanga kubera yuko banze Kristo, bivuga ko banga n'Imana. Iyo banga Kristo banga n'Imana. Iyo ukunda Kristo ukunda n'Imana. Iyo umwizeye uba wizeye n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, uhugukire iby'iri jambo, uhugukire ibyo kumenya. Hari abantu bawumva buri no mu kanwa kabo habamo Imana gusa, ukumva aravuga Imana, ariko reka ngwire, iyo Mana unavuga rimwe na rimwe ari ngiye twaba tutazi niyo ariyo. Ariko iyo uvuga Kristo umwana w'Imana, tuba tuzi yuko uvuga Imana yaremye ijuru n'isi, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Tuba twumva yuko uyizera kubera ko wizera umwana wayo. Tuba tuzi ko uyikunda kuko ukunda umwana wayo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe. Kuko abantu benshi bavuga Imana. Abarangi bavuga Imana, abacwezi bavuga Imana, ibyo bintu bitandukanye bivuga Imana, n'abandi benshi bavuga Imana, barayivuga. Ndetse bakanabikabiriza bakanavuga yuko Imana imwe rukumbi, Imana ikomeye. Haleluya. Ariko Imana tuvuga, se umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo uyimenye no kugira ngo uyisobanukirwe no kugira ngo uyikunde, nuko wamenya Kristo umwana wayo, kuko niwe watwunze nayo, niwe wayitumenyesheje, niwe watumye tuyikunda. Kubera urukundo yadukunze twaboneye muri Kristo umwana wayo,
ubwo yatwitangiraga, ubwo yadupfiraga, bituma tumenya urukundo rw'Imana, bituma tumenya ko ihari. Iyo niyo Mana yonyine, niyo Mana yaremye ijuru n'isi, niyo Mana y'ukuri. Iyo ngiyo, iyo se umwami wacu Yesu Kristo. Benshi barakuvuga ngo ntibyara, ariko ikibazo ni uko uburyo yabyaye ni uburyo bw'umwuka, kandi iby'umwuka ntibabyemera. Iby'umwuka ngo ni ubupfu kubarimbuka. Haleluya. Ariko kuri twebwe abakizwa n'ubuzima, ni ibyiringiro bikomeye. Haleluya. Aho niho dufite ibyiringiro. Rero hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ubwo wizeye Kristo, Kristo niwe byiringiro byawe. Ubwo wizeye Imana mu mwana wayo Yesu Kristo, Uwiteka niwe byiringiro byawe. Ufite ibyiringiro mu Mana, ufite ibyiringiro muri Kristo, urakomeye, urakomejwe. Haleluya. Ufite ubuzima buhoraho, ufite ubuzima bw'iteka ryose, uzabaho mu izina rya Yesu. Ntabwo uzarimbuka, uzabona ubugingo. Ufite ubugingo muri Kristo umwana w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ubu nibwo buzima. Yesu niko yavuze, avuga muri icyo gice cya 17 cy'abana, avuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya, bakamenya n'uwatumye ari we Kristo umwana w'Imana. Ubu nibwo buzima, ubu nibwo bugingo. Rero mbwe mwene data, ubuzima ni ubu ngubu, ni uko wamenya Yesu Kristo, ukamenya na se ariyo Mana yacu. Ni uko wamenya Imana, ukamenya n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Uwo ngo rero ufite ibyiringiro mu Mana, ngo kuko azabana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Kuko azabana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Haleluya. Nuvuga iki? Nuvuga ko n'uyu munsi uko turimo kubona izuba ryagumye, byaracanye cyane, byaravuye birenze no mu bindi bihe. Haleluya. Mu kwezi kwa 10 twabaga dufite imvura nyinshi, mu kwa 9 yaraguye, ariko kugeza uyu munsi imvura urabona ko ni nkeya. Haleluya. Ariko reka mubwire, ibiti biri musozi uyu munsi bimerewe nabi, ibyatsi biri musozi bimerewe nabi, ariko ibiri hafi y'umugezi, ibiri hafi y'ibishanga, kubera ko bivoma amazi muri iyo migezi, bivoma amazi muri ibyo bishanga, bimeze neza, bimeze neza. Haleluya. Rero uwo muntu ufite ibyiringiro mu Mana, muri Kristo Yesu, ngaba ameze nk'icyo giti gitewe hafi y'umugezi, kubera yuko imizi yacu ikura amazi muri uwo mugezi. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ko mu yandi magambo icyo babivuze ni ukuvuga iki? Nuvuga ko umuntu ufite ibyiringiro muri Kristo, nubwo haba hari krize imeze gute, nubwo haba hari amapfa ameze gute, nubwo haba hari ibibazo bimeze gute, uyu muntu kubera ko afite ibyiringiro mu Mana, akomeza kuba atoshye, akomeza kubaho mu izina rya Yesu, kubera ko Imana imubeshaho, niyo afitemo ibyiringiro. Haleluya. Ariko mwene data, ufite ibyiringiro hehe? Ufite ibyiringiro muri business, ufite ibyiringiro mu kintu runaka, ko wabonye isomo muri ibi bihe, ko byagaragaye ko muri ibi bihe ibyo bintu byose bitagize imbaraga, bitagaragaye ko bifite umumaro. Sa business ko abantu bafunze bakaza mu rugo, tukaba mu rugo tudafite n'ibyo kurya, tudafite n'ibyo kunywa. Haleluya. Ariko abantu bari bafite ibyiringiro mu Mana, n'uyu munsi turacyariho kandi tuzabaho mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kandi ibyo nibyo duhugurira abantu bose, nibyo twigisha abantu, nuko bakwiye kubaho mu buzima bwiringiye Imana. Ibyo ntago bivuga kutabashobora gukora, ibyo ntago bivuga kudajya muri business, ibyo ntago bivuga kutiga, ibyo ntago bivuga kudakora ibyo abandi bakora. Oya, urabikora ariko mu kwizera Imana, urabikora ariko wiringiye Imana hejuru yabyo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hasi bakavuga ngo ni ikizatinya amapfa nacana. Ibyo nibyo narimo kuvuga. Iki giti nubwo amapfa yacana, izuba ryabaye ryinshi nkuko navugaga, ntabwo iki giti cyatinya aya mapfa. Ntabwo cyatinya, kuko imigezi yacu ishoreye ku mugezi, kiravoma amazi. Haleluya. Ubwo nibwo buzima bw'umuntu ufite ibyiringiro mu Mana,
ufite ibyiringiro muri Kristo. Yesu nashimwe cyane. Ngo ahubwo ikibabi cyacu kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Urabyumva? Ntabwo amababi yacyo ngo azahorana itoto, amababi yacyo azahora atoshye, kubera yuko gifite amazi givana ku mugezi. Yesu nashimwe cyane. Hasi akavuga ngo nikizita ku mwaka wacanyemo amapfa. Turimo kuvuga no muri iyi minsi urabibona amapfa ni menshi. Iyo ugiye nk'aho ngaho hirya mu Mutara, aho hari inka nyinshi boroye, usanga hari ikibazo gikomeye. Biri no muri bimwe mu bitumye amata abaye makeya muri iki gihe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Biri muri bimwe muri ibyo ngibyo, kubera yuko ubwatsi bwarabuze, izuba ryacanye igihe kirekire, nta buryo bwo kubona amazi. Haleluya. Ariko reka mbubwire, umuntu ufite bene ibi byiringiro mu Mana, n'amatungo ye abaho, ibye bigenda neza. Kubera iki? Kubera yuko ntabwo iki giti uko bakivuga, ntabwo kizita ku mapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Urabyumva? Ntabwo cyareka kwera imbuto zacyo, kuko uyu munsi abantu bafite ubwo buryo bw'ubwenge turimo kuvuga bw'ijambo ry'Imana, bafite ubwenge. Hari umuntu w'umutunzi twahoze tuvugana nimugoroba, afite inka nawe, ariko nubwo hari aya mapfa, afite ubwo bwenge bw'Imana, afite no kwizera Imana. Hari uburyo Imana imuhaye ubwo buntu bwo kumenya uburyo ashobora kuba afite ahantu yahinze ibyatsi by'amatungo, agashobora kubibika muri bwa buryo babibika mu gihe cy'amapfa cy'izuba, agashobora kubona uko azagumya kugaburira inka ze no mu gihe cy'izuba. Yesu nashimwe cyane. Ni nabyo navugaga, nk'ubu usanga no muri ibyo bice byo mu Mutara twavugaga, abantu barababwira gukora muri famu bagiye bafite nini za gitari nini, ni nyinshi, ariko ntabwo bateramo n'ibyatsi. Ugasanga baragumye gutekereza kuri bwa bwatsi buri natirere, kandi ejo bushobora kuma kubera ko imvura ibuze. Ariko iteyemo nk'urubingo, urubingo ruraresistinga mu gihe cy'izuba. Nivuga ko abantu bafite ubwo bwenge turimo kuvuga, bateye muri za hegitari zabo bagateramo urubingo, bashobora kubona uburyo bwo kumenya kugaburira amatungo yabo. Bishushanya iki giti yuko no mu gihe cy'amapfa bagumya gukama, no mu gihe cy'amapfa bagumya kubona umukamo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ibyo ngibyo leta irabyigisha. Ibyo leta irabyigisha ko abantu ntibabyumve, ntibabyemere, bakarwana no kuvuga ngo reka tujyane mu gisambu turagire mu gisambu. Ariko mu gisambu umenye yuko amapfa naza uzabigenza gute? Amapfa naza uzakora iki? Haleluya. Ibyo ni ubwenge, kandi ni ubwenge burimo bukoreshwa. Noneho rero iyo bufite muri ubu buryo bw'ijambo ry'Imana, urushaho kugubwa neza, urushaho kumva uguwe neza, ufite amahoro mu Mana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kadusome Yesaya 26. Yesaya ibice 26. Yesaya ibice 26 duhere ku murongo wa 3. Ugushikamijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa, kuko akwiringiye. Ugushikamijeho umutima, ufite ibyiringiro mu Mana, ngo izamurinda abe amahoro masa. Nivuga ko no mu gihe cy'amapfa no mu gihe cy'amakuba Imana yakurindamo ukaba amahoro masa. Kubera iki? Kubera yuko uyizeye, kubera ko uyiringiye. Haleluya. Mwene data, hindura imibereho, hindura imitekerereze, hindura imyumvire. Ibyo ukora ubikore, ariko ushyire n'ibyiringiro byawe mu Mana, urusheho kwizera Imana. Niba worora, unorore uri nk'umuntu worora ariko uvuga ngo aya matungo abeshwaho n'Uwiteka,
abeshwaho n'Imana, ntabwo ari jyewe utumye abaho. Haleluya. Umenye kuba ibintu utunze, byaba amatungo, byaba imirima mu byo uhinga, byaba ubucuruzi ukora, byaba akazi ukora, ibyo bintu byose umenye kubyegurira Imana. Umenye kubyegurira Imana, uvuge ngo ibi nabyo bibeshwaho n'Imana, kuko Imana nawe niyo ukubeshaho, kandi nayo ibeshaho n'ibyo ngibyo. Niba ishushanya ikavuga mu buryo bw'igiti n'ibindi bintu nk'ibyo, nuko ibyo byose niyo yabiremye, niyo ibireberera. Haleluya. Ibintu byose ukora, ibyo wibwira byose ubikore mu buryo ubishyize mu Mana. Bibiliya iravuga ngo ibyo dukora byose tubikore nk'abakorera databuja mukuru ari we Kristo. Haleluya. Ibyo ufite byose, niba worore uzi ngo wororeye Kristo, kubera ko ari we shobuja mukuru. Haleluya. Niba ukora muri ofisi runaka, ukore nk'ukorera Kristo, kubera ko Kristo ari we shobuja mukuru kurenza ukuyoboye. Kandi nubikora muri ubwo buryo, ukuyoboye mu buryo bw'umubiri, muzumvikana neza, kuko uzaba ukora ibyo akubwira gukora byiza. Yesu nashimwe cyane. Wegurire ibyawe, ubyeguriye mu Mana, ubishyire mu Mana, uvuge ngo niho birindirwa, niho biba. Ushyire ibyiringiro byawe mu Mana, n'ubutunzi bwawe bushyire mu Mana. Ibyiringiro by'ubutunzi bwawe bibe mu Mana, ibyiringiro by'ubworozi bwawe bibe mu Mana. Wumve yuko korora kwawe bishingiye mu buryo Imana ingiriye neza. Ibyiringiro byawe bibe mu Mana. Buri kintu cyose ukora mwene data, ukinjize mu byiringiro by'Imana, mu kuba wumva ubyeguriye Imana. Yesu nashimwe cyane. Bizagenda neza, bizagenda neza. Ikibazo ni uko ibintu byinshi tubikora mu mbaraga zacu, tubikora twumva ari twebwe, tubikora twumva ari ubwenge bwacu, tubikora twumva ari ubuhanga bwacu, tubikora. Niyo mpamvu ubona nyine igihe kigera ugahinyuzwa bwa bwenge, kugira ngo bugaragare ko ubwenge bwawe budafite agaciro kurenza ubwenge bw'Imana. Haleluya. Amaboko yawe wibwiraga akagira igihe agahinyuzwa, kugira ngo wemere ko hari amaboko arenza yawe, ariyo maboko y'Imana. Ubwenge bwawe buganyuzwa, kugira ngo umenye ko hari ubwenge burenze ubwawe, aribwo bwenge bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Rero aya magambo abe mashya mu buzima bwawe, kandi ukangukire kuyumva. Mujye mwiringira umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Urabyumva? Mujye mwiringira umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Impamvu yo kwiringira n'Imana ni uko yo ihoraho iteka ryose. Niyo mpamvu iyo dushyize ibyiringiro byacu mu Mana, kubera yuko ihoraho iteka ryose, ibyo byiringiro biba ari iby'iteka ryose. Yesu nashimwe cyane. Ariko iyo bishyize mu butunzi, kuko ubutunzi atari ubw'iteka ryose, uzahura n'ikibazo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uwiteka abaho ubuntu bwo kurushaho kumva ibyo tuvuga ibingibi, ibyo twigisha ibingibi, kubera ko ubu ni ubwenge bw'Imana bushingiye mu ijambo ryayo. Haleluya. Kuko Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Ni urutare. Ni urutare biba bivuga ikintu gikomeye, gishikamye, kitimurwa, kitanyeganyezwa. Urutare iyo ari imvura igwa, ruba rumeze neza. Izuba ryava rukaba rumeze neza, nta kibazo rufite. Urabyumva? Iyo niyo mibereho y'Imana, kandi Imana nibwo buzima ishaka ko ubamo, ukabaho muri ubwo buzima. Izuba ryava ntibigire ingaruka ku byo ukora no ku bwawe. Imvura yagwa, ni kwa kundi. Ubuzima ni bwiza, ibintu bimeze neza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hari umuntu ubyumva akavuga ati ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, pasiteri uratubeshya. Ibi birashoboka ndetse cyane. Utangire ubigerageze, ubitesitinge, urebe uburyo bikora mu buzima bwawe. Utangire ubishyire mu bikorwa, urebe, ubirebe, uzambwira ubutaha. Kadusome Zaburi. Zaburi ya 28.
Zaburi ya 28 dusome ku murongo waho wa 7. Uravuga ngo Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'ingabo inkingira, umutima wanjye ujya umwiringira ngatabarwa. Nicyo gituma umutima wanjye wishima cyane, kandi nzamushimisha indirimbo yanjye. Haleluya. Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'ingabo inkingira. Kumva guhora wumva yuko Uwiteka niwe mbaraga zawe, Uwiteka niwe bwenge bwawe. Ntukirate ubwenge, ntukirate imbaraga, ntukirate ubuhanga, ntukagire ikintu wirata, ahubwo wirate Uwiteka yuko ari we bwenge bwawe, yuko ari we imbaraga zawe, yuko ari we gukora kwawe, yuko ari we gushobora kwawe, yuko ari we gusa, yuko ari we. Haleluya. Uzabona ibintu bigenda neza, uzabona ibintu bitera imbere, uzabona ibintu byaguka, uzabona ibintu bisobanutse, bimeze neza, bitagira igihe cyo gutinya amapfa. Haleluya. Uko yaba ameze kose. Yesu nashimwe cyane. Ngo umutima wanjye ujya umwiringira ngatabarwa. Umutima w'umuntu wiringira Uwiteka, washyize Uwitekamo ibyiringiro, umutima we umwiringiye, nubwo byaba bimeze gute, aba yizeye ubutabazi, aba yizeye gutabarwa. Ariko iyo bibaye muri ubwo buryo twavugaga bwo kwiyizera no kumva ari wowe, iyo bipfuye biba birangiye nyine. Watabarwa nande? Warengerwa nande? Haleluya. Reka kumva yuko ari wowe mwene data, reka kumva ko ari wowe. Niba tuvuga byo gukiranuka byose ugomba kuba wumva ko ari Kristo atari wowe. Ni ku bwa Kristo nagari ku bwacu, ni ku bw'imbaraga z'Imana nagari ku bwacu. Haleluya. Zerubabeli umuhanuzi yaramubwiraga, Imana imubwira ikamubwira, si ku bw'imbaraga zawe, si ku bw'ububasha, si ku bw'ubushobozi, ahubwo ni ku bw'imbaraga z'umwuka w'Imana. Haleluya. Ni ku bw'Imana ubwayo, ni ku bw'imbaraga z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nicyo gituma umutima wanjye wishima cyane. Icyo gihe rero umutima w'umuntu uhora wishimye, umutima witeguye, umutima ufite ibyiringiro byo gutabarwa, uwo mutima uhora wishimye. Haleluya. Uwo mutima uhora wishimiye cyane. Ngo kandi nzamushimisha indirimbo yanjye. Muri uwo mutima hahoramo indirimbo, muri uwo mutima hahoramo amashimwe adacika, adacogora, hahoramo indirimbo. Muri uwo mutima hahoramo indirimbo ivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, nkuko Dawidi yavugaga. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Uwiteka ambereye maso, Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, umubisha wanjye yabande. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ayo niyo magambo bene data mukwiye kwibwira, mukwiye gutekereza amanywa na nijoro. Adusoreze muri cyanditswe cy'Abaroma ibice bya 8 umurongo 28. Aho niho tugiye gusoreza. Abaroma 8:28. Aravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nkuko yabigambiriye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana, kuri abo ngabo bizera Imana, haleluya, bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Byaba ari imvura nyinshi, byaba ari izuba ryinshi, uko byaba bimeze kose, biribwiriza bigafatanya bikazanamo ibyiza. Haleluya. Byaba ari amakuba, byaba ari akaga, byaba ari ibyago, biriyaranja bigahuza ku buryo havamo icyiza. Njyewe icyo ngomba kubona ni icyiza, icyo ntegereje ni icyiza. Byaba bimeze gute, uko byaba biri kose, biriyaranja bigahura bigafatanya bikavamo icyiza. Icyo nkeneye ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, nubwo byaba bimeze nabi, uko byaba bisa kose muri uyu mugoroba no muri uku kwezi, uko byaba bikurimo kukugendekera, umenye ngo birafataniza hamwe kukuzanira ibyiza. Hari ibyiza biri imbere mwene data, hari ibyiza bigiye kuza mu buzima bwawe. Kuri babandi ariko kandi mbisubiramo mbishimange ngo kuri babandi bahamagawe nkuko yabigambiriye, kuri babandi bayizera, kuri babandi bakiriye umwana wayo, kuri babandi bamufitemo ibyiringiro, kuri babandi bafite ibyiringiro mu Mana, Uwiteka abaho umugisha, abagirire neza. Uwiteka akora ibikomeye mu buzima bwanyu. Uwiteka abarengere, abatabare,
ababere ibyiringiro, ababere ubutabazi, ababere inkomezi, ababere umurengezi, ababere umucunguzi, ababere byose mu izina rya Yesu. Uwiteka abaho umugisha, tuzasubira ubutaha mu izina rya Yesu. Amen.